ufatanye nanjye kwizera uyu munsi tubitwike. Yego. Uyu munsi ari abarozi bakurogeye ibyawe, hari amasezerano yawe barose, hari umutungo wawe barose, hari umuntu wamamagaye arambwira ngo afite inka 12 ariko izo zose ntizibyara. Uyu munsi umuntu wari warakurogeye umuryango, uyu munsi umwiteka gukureho uwo muyongo. Umuntu wafashe amafaranga yawe akayatwika, yarangiza agafata umuyongo, yarangiza akajya kuwuta mu ngezi, akavuga ngo uko amazi ari kuwutembana ariko bijya biratemba. Uyu munsi uwiteka nawe amugira umuyongo mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma ndashaka kugira ngo umuntu urankurikirana afite Imana yaramuhaye ububasha bwo gusobanura inzozi, abashe kunsobanurira ngo izo nzozi n'izisi. Kuko Imana yarambwiye ngo ibi ntago ari byo ntago mbiguhaye kugira ngo ubisengere wenyine, ahubwo ndabiguhaye kugira ngo ubisangize abandi bantu kugira ngo mumenye ko musenga. Amina. Yes, twongeye kubaha ikaze bantu mudema kudukurikira kuri channel yacu ya Arina Official TV. Turabakunda cyane, Imana ikomeze baho umugisha. Sohoka mubibona rero ni Arine. Nje ni Mr. Kimana Degree nje nyuma kamwe ko bisanzwe. Ya, Arine umeze ute? Ya, meze neza ndashima Imana. Urashima Imana? Yego. Nanone twongeye kubona waramukiye. Muri ryabuye watubwiye ko warayemo bugaca. Yego. Iri nibe wagiriye ibihe byinshi cyangwa se wagira amateka menshi. Yego. So rero nkuko mubona ni Arine. Imana ishimwe cyane. Amen. No munsi twabashe gukorana ikiganiro. So ubwo rero watangira usubiza abantu nkuko bisanzwe, hanyuma ukatubwira iki kugenza cyangwa se cyatumye wongera kugarukana none mwari nobuye cyangwa se mwari no rutare. Ndabasuje cyane bantu mukunda kunkurikira muri benshi, Imana bampera umugisha cyane. Ni Arine Official TV nkuko muri kubibona. Imana bampera umugisha mwinshi cyane, kandi Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Wakunda kunkurikirana wowe wumva Imana indimo ukayitega amatwi kandi ukayizera, Imana izaguha umugisha. Burya nabwiye abantu ndababwira ngo nta ukundwa na bose, kuko iyo uri amafaranga ikintu cya mbere gikundwa na amafaranga, na amadolari, na amayero, na amapaundi. Niyo mafaranga akundwa. Ikintu cyose kijyanye n'amafaranga kirakundwa. Ariko ikintu uri umuntu uzagira abanzi kabiri, uzagira abakwanga, uzagira abagukunda. Ni nayo mpamvu muri aka kanya biba ari iby'igiciro cyinshi ko umuntu ambwira ko ankunda. Yego. Ngiye mbifata nk'iby'igiciro cyinshi, kubera ko iyo umuntu akubwiye ko agukunda abivanye ku mutima, biragushimisha cyane. Yumva umeze neza. Niwe biranezeza cyane. Yego. Amen. Amina. Yego. So ubwo rero mwabyumvise. Yego. Amubwira ko wamukunda cyangwa se natwe tuba tubakunda. Yego. So ubwo rero watangira. Yego. Tubwira ikimana cyangwa se ikimana kugejejeho. Ya, reka tubanze dusenge. Ubundi ikintu cyanzanye hano ni yerekwa. Yego. Reka tubanze dusenge kugira ngo Imana inje imbere cyane kandi bivuge uko yabintumye. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikiranuka. Yesu Kristo. Uri Mana data wa twese, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Uri sambi tarumba, ufite amaboko urakora, ufite amatwi urumva, ufite umunwa uravuga. Ni nayo mpamvu muri aka kanya turi muri uyu musozi, mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi, turamagara imbaraga zawe. Yego. Turamagara gukomera kwawe. Ijambo ryarambwiye ngo nabaze ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Twaje kugutabaza, twaje kukwereka ibiruhije, twaje kukwereka ibiri kuduhetamisha, kugira ngo duture imitwaro kutuma tugenda twunamye, kugira ngo duture imitwaro kugenda turi kugenda tudahagaze neza. Ndakwinginze kugira ngo tubarwanirire kandi utubere ku rugamba, izina ryawe rabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego.
Imana ishimwe kandi kubera ko yangiriye icizere kuba nongeye kubicara iruhande cyangwa se kuba nongeye kwicara imbere yanyu. Mu minsi yashize uyu munsi turi kuwa kane turi kuwa kane mu ijoro ryo kuwa kabiri iri yerekwa niho Imana yarimbwiye cyangwa niho iri yerekwa ryanjeho. Hanyuma nagiye kumva numva Imana iransanze irambwiye ngo nimve mu mubiri nje mu buryo bw'umwuka, hanyuma irashaka ko tuvugana. Hanyuma ndangije nari ndyamye, hanyuma mbwira Uwiteka ndamubwira ntibigenda uko uri kubitekereza cyangwa bigenda uko uri kubishaka. Hanyuma nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo nindebe, nagiye kubona mbona mu muhanda haje ikintu cyitwa imodoka tagisi. Nagiye kubona mbona itwaye abantu, hanyuma uwo mushoferi wari urimo yari umushoferi w'umuhanuzi. Hanyuma nagiye kubona ngo mbona imodoka iri kugendera mu rukuta, hanyuma iri kugendera mu rukuta nagiye kubona mbona hari moto yaje. Moto ije bisa nkaho abo bantu babiziranyeho, nagiye kubona mbona moto iri kugendera ku mapine y'iyo modoka. Hanyuma moto n'imodoka bijyana ku mapine amwe, kandi muri iyo modoka harimo abantu benshi bari gusakuza. Hanyuma nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo nindebe nitegereze, nagiye kubona mbona imodoka iri kwikuba mu rukuta, hanyuma iri kwikuba hasi. Nagiye kubona ngo abantu bari gutabaza cyane, ariko ngo nagiye kubona mbona shoferi na wa muntu utwaye moto bose ngo bari guseka. Kandi ikintu cyanangaje nuko mu ishusho y'abo bantu nagiye kubona mbona n'abahanuzi, mbona asanzwe mbazi, ntabwo ndasengana ariko nababonye mu mayerekwa mbona mbazi. Imana ivugana nanjye irambwira ngo nindebe nitegereze, nagiye kubona mbona nk'imodoka ngiri kubye hasi, hanyuma wari uyitwaye ngo yari ari guseka cyane. Hanyuma nyiri iyo moto bose bari gukora impanuka ariko bose bari guseka, bisobanura ngo bari babiziranyeho. Hanyuma nagiye kubona mbona ya modoka iriyubitse, hanyuma shoferi avuyemo ari muzima n'abandi nka 5 bavuyemo ari bazima, abandi bose ngo baryama hasi amaraso ari kumeneka. Hanyuma Imana irambwira ngo nindebe nitegereze, nagiye kubona mbona shoferi na wa munyemoto bose barirutse. Hanyuma ngo hepfo Imana inyereka hepfo, nagiye kubona ngo mbona bagonze umuntu, mbona abantu bari gutabaza ngo yemwe mwishe umuntu. Hanyuma ngo mbona abagabo bose bari abagabo ngo bose bagiye ngo barashyanya, ariko ngo bone ko bari guseka, ibintu bibaye bari babyishimiye cyane. Amen. Hanyuma nagiye kubona ngo mbona barakomeje kugenda, mbonye bakomeje kugenda, ijwi rirambwira ngo nimbabwire ngo nibahagarare bareba abantu bishe cyangwa se bari gukoresha impanuka cyangwa se bavushije amaraso. Hanyuma abagabo barakomeza baragenda, Imana ivugana nanjye ngo ninjye kureba wa muntu. Hanyuma ngiye kumureba, abantu bari baraho mbona bose bari kuvuga ngo yapfuye. Yesu we. Hanyuma nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo nisenge, murambikaho ibiganza ndasenga. Maze gusenga ngo mbona wa mugabo ateye amaguru, hanyuma ngo abantu babirukaho ngo baze barebe impanuka bateje, ngo numva ijwi rirambwiye ngo nindebe nitegereje. Hanyuma ngo ngiye kureba mbona abagabo baragarutse ngo basanga wa muntu agitera imigeri, ariko ngo baramureka barakomeza barigendera. Yesu we. Hanyuma ngo bageze nyuma bariruka. Hanyuma bamaze kwiruka, ngo nagiye kubona mbona abantu bose bose bo muri iyo modoka, ngo nagiye kubona mbona bose babaye ibishingwe. Hanyuma numva Imana ivuganye nanjye, irambwira ngo mbwira abahanuzi, Imana irambwira ngo mbwira abantu bahawe umurimo wo kuragira. Buriya iyo umuntu ari kuyobora amateraniro asa nkaho mu buryo bw'umwuka bigaragara nkaho atwaye imodoka,
bivuze iki? Bivuze ngo abantu muri iyi minsi basigaye bakoresha impanuka, abantu basigaye bayobya abantu babigambiriye, basigaye batuma abandi bata umurongo kandi babigambiriye, bakabaye babereka inzira yo kunyuramo, bakabaye bababwira ngo Imana ikora gutya, ariko siko basigaye babwira abantu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iryo niryo yerekwa Imana yampaye. Hanyuma abantu bazi gusobanura iyerekwa, birashoboka njyewe ntago nzi gusobanura iyerekwa, ariko buriya impano, Imana itanga impano nyinshi. Hari umuntu yahaye impano yo kugira amayerekwa, yo gusobanura amayerekwa. Hari n'undi Imana, buri wese afite impano ye. Hanyuma ariko ikintu nshimira Imana nuko izo mpano zose zuzuzanya. Hanyuma ndashaka kugira ngo umuntu urankurikirana afite Imana yaramuhaye ububasha bwo gusobanura inzozi, abashe kunsobanurira ngo izo nzozi n'izisi. Kuko Imana yarambwiye ngo ibi ntago ari byo ntago mbiguhaye kugira ngo ubisengere wenyine, ahubwo ndabiguhaye kugira ngo ubisangize abandi bantu, kugira ngo mumenye ko musenga. Amina. Kubera iki? Abantu bari kubereka akayira ariko siko bagomba kunyuramo, bari kubereka akayira katariko, bari kubazimiza. Bivuze ngo bari kubazimiza bakabashora mu kandi kayira katarako kayira Imana ibashakamo, ahubwo buri mwe wese ashaka kugira ngo amucishe mu kayira ari kumva ashaka. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Imana ikwereka inzira ya nyayo, Imana iguha inzira ya nyayo. Amina. Imana iguha inzira. Birashoboka ko umaze igihe kirekire utari kugendera mu nzira ya nyayo, birashoboka ko umaze igihe kirekire kugendera mu nzira zitandukanye, ariko izo nzira zose ntuzibonewemo amahirwe. Ariko nshatse kukubwira ngo uyu munsi Uwiteka Imana yabe iguhereza inzira mu izina rya Yesu. Amina. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu Kuva ibice 22 murongo wa 17. Reka twumve ukuntu hatubwiye, mwihangane. Ravuze ngo umurozi wese ntuzareke ko abaho. Imana ishimwe cyane. Ravuze ngo umurozi wese guhera uyu munsi, murozi wakuroze, murozi wakuroze inda yawe ikabibyimbye, murozi wakuroze kutabyara, umurozi wakurogeye abana, murozi warase umugabo wawe, murozi wakuroze amashuri yawe, murozi warose diplome yawe, uyu munsi ntumwemerere kabaho mu izina rya Yesu. Hanyuma uyu mwanya turi imbere y'Imana, nazanye impapuro ebyiri namwe muri kuzibona. Murabona izi ni impapuro ebyiri, hari ibyanditsweho. Hanyuma iri yerekwa, muri kubona iri yerekwa narishushanyije ari nijoro mfite ibitotsi. Hanyuma Imana nibwo yari iri kunyereka iryo yerekwa ry'abo bahanuzi bari kuyobya abandi. Hanyuma Uwiteka Imana rero amira ijambo ry'Imana, arambwira ngo masomere mu Kuva ibice 22 murongo wa 17 havuga ngo umurozi wese ntukeme. Uyu munsi rero hari umurozi wakugendaga inyuma, hari amasezerano yawe yose baroze yabaye amahuri bitewe n'abarozi, hari ibyawe zose Satani yafashe mpiri, hari ibyawe zose. Uyu munsi ndashaka kugira ngo ibyo Satani yari yaragize gute, byose Satani n'abarozi yakoresheje kugira ngo baroge ubuzima bwawe, kugira ngo baroge umubiri wawe, kugira ngo umubiri wawe uteshe agaciro, kugira ngo urugo rwawe baruroge rusenyuke. Ndagira ngo mbabwire ngo uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, uwo ni umujura. Abagambiriye ibi bikurikira, kwiba, kwica no kuroga, bivuze ngo hari abantu binjiye mu wawe badaherewe uburenganzira bwo kwinjira mu nzu yawe, binjiye mu rugo rwawe rurasenyuka, binjiyemo amagambo aba menshi, binjiyemo umugabo wawe arahinduka, binjiyemo umugore wawe arahinduka. Bivuze ngo hari abantu uyu munsi Imana igiye kugukuraho mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Hari abantu bizeye nk'uko nizeye, abo bantu bizeye nk'uko nizeye. Hanyuma marayika w'Umwami Imana uyu munsi gwera, uyu munsi Mana yazaniye ijambo rivuga ngo umurozi wese ntuzemere ko abaho,
kandi nta bushobozi dufite bwo kubica. Yego. Usibye kubwira Imana yacu ngo turabirambiwe bishe. Yego. Uyu munsi hari ibyo turambiwe. Uyu munsi hari ibyo tugiye gutwika mu muriro. Uyu munsi hari ibyo tugiye gutwika. Unyemerere uyu munsi ufatanyije nanjye kwizera. Ufatanye nanjye kwizera. Uyu munsi tubitwike. Uyu munsi hari abarozi bakurogeye ibyawe, hari amasezerano yawe barose, hari umutungo wawe barose, hari umuntu wamamagaye arambwira ngo afite inka 12 ariko izo zose ntizibyara. Arambwira ngo bageze mu mutungo we, arambwira ngo yarahingaga keza ariko amasambu ye yose barayaroze, ubu inzarira mwinshi kandi afite imirima. Uyu munsi ndashaka ko uyu munsi dufatanya gutwika ibyo bintu. Hanyuma uyu munsi unyemerere Uwiteka Imana yamamagaye, uyu munsi Uwiteka Imana yavuganye nanjye ko uyu munsi uyu murozi agomba gupfa, uyu munsi umurozi agomba gusha. Wowe ntabwo ufite kubuya kumutwikira mu nzi wawe, ahubwo uyu munsi ndashaka kugira ngo ufatanye nanjye kwizera. Hanyuma abarozi bakuroga, bamaze igihe kirekire bakurogera ibyawe, abamaze igihe kirekire baroga ubuzima bwawe, ndashaka ko uyu munsi Imana ishimwe cyane. Amina. Ndashaka ko uyu munsi Imana yatwikisha umuriro ibyakurwanyije byose. Imana yabitwika. Imana yatwika umuntu watwitse amasezerano yawe. Imana yatwika umuntu watwitse imyenda yawe. Umuntu wajanye imyenda yawe akaba yarakuroze kuva. Umuntu wajanye imyenda yawe akaba yarakuroze kutabyara. Jesi do sanse do tayini. Umuntu watwaye imyenda yawe akaba yarakuroze kurogeye umubiri wawe ntugikora kandi ufite umugore. Ndagira ngo uyu munsi tubitwike mu izina rya Yesu. Ndagira ngo uyu munsi Imana inyemerere uyu munsi. Yego. Ubu munsi udasanzwe ku buzima bwawe. Amina. Ubu munsi wo kubonerwamo ibyawe Satani yari yarakwambuye. Yego. Murozi wakuroze uyu munsi turamutwitse mu izina rya Yesu. Yego. Dutwise uwatwise amasezerano yawe. Amina. Amasezerano yawe umuntu wayatwise. Uyu munsi Imana imushireho ikimenyetso ko yabohoye umugisha wawe. Amina. Ko yabohoye ibyawe. Yego. Uyu munsi umuntu wari warakurogeye umuryango, uyu munsi Uwiteka gukureho uwo muyongo. Umuntu wafashe amafaranga yawe akayatwika, yarangiza agafata umuyongo, yarangiza akajya kuwuta mu ngezi, akavuga ngo uko amazi ari kuwutembana ariko bijya biratemba. Uyu munsi Uwiteka nawe amugira umuyongo mu izina rya Yesu. Uyu munsi Uwiteka bitwike, kandi abitwike mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Amina. Urakoze cyane Aline. Imana ibahereza umugisha cyane. Tugiye gusenga ku bantu bizeye ibi bintu, ku bantu bizeye ibi bintu ko bikora. Tugiye gusenga. Mana mu izina rya Yesu. Turagushimiye Yesu Kristo. Hari abantu badushizeho umwaku. Hari abantu badushizeho karande. Badushizeho ibimenyetso by'abasekuruza. Ibyo byose tubyikuye. Mu izina rya Yesu. Ibyo byose turabyiyambu. Yego. Jesi do sanse do taya. Ibyo byose turabyiyambuye. Hari umwaka baduteye. Hari ibyo byose. Hari abasima babitubiyambuyeho. Turashaka kongera gutangira umwaka mushasha. Turashaka gutangira igihe gishasha. Turashaka gutangirana n'ibyacu bishasha. Imbaraga zawe reka zibikore. Imbaraga zawe zibikore. Nkuko dutwitse izi mpapuro, reka ariko abadayimoni bose mu izina rya Yesu Kristo, uko barose abantu babo, twikuyeho uyu mufumo wose, twikuyeho umwanda, twikuyeho uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Ugira icyo ukora kuko uri Imana, ugira icyo uhindura kuko uri Data wa twese. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Urakoze cyane Aline. Imana ibahe umugisha cyane kandi bikubere uko byizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.